Esiteri igice cya mbere. Ibirori by'umwami Ahasuwerusi. Ku ngoma ya Ahasuwerusi, Ahasuwerusi uwo niwe wategekaga ibihugu 127 uhereye i Buhindi ukageza Etiyopiya. Umwami Ahasuwerusi yari ku ntebe y'ubwami ku murwa w'i Shushani. Mu mwaka wa 3 ari ku ngoma, atekeshereza abatware be bose n'abagaragu b'ibyo kurya. Abakomeye b'Ubuperesi n'Ubumedi n'imfura n'abatware b'intebe bateranira imbere ye. Amara iminsi yerekana ubutunzi bwo mu bwami bwe bw'icyubahiro n'igitinyiro cy'ubwiza bwe buhebuje. Iyo minsi yari 180. Nuko iyo minsi ishize, umwami atekeshereza abantu bose ibyo kurya bari ku murwa w'i Shushani, abakomeye n'aboroheje. Bamara iminsi 7 mu rurembo rw'urugo rw'ibwami. Hari hakinzwe imyenda y'ibitare n'iyirabura nk'ibyatsi bibisi n'iy'imikara ya kabayongwa, imanitswe n'imishumi y'ibitambaro by'ibitare byiza n'iby'imihengeri ku nkingi z'amabuye yitwa marimari. Iyo mishumi yari ifashwe n'impeta z'ifeza, kandi hariho n'intara z'izahabu n'ifeza ku mabuye ashashwe ya marimari y'amabara menshi, atukura n'ay'ibitare n'ay'imihondo n'ay'imikara. Babahera ibyo kunywa mu bintu byiza by'izahabu bidahuje urugero, na vino y'ibwami nyinshi, kuko ariko umwami yatangaga. Uko kunywa kwabaye nk'uko byategetswe. Nta wabahataga, kuko umwami yari yategetse abanyabintu bye bose ko baha umuntu wese uko ashatse. Kandi umwamikazi Vashiti nawe yari atekeshereje abagore ibyo kurya mu nzu y'ubwami, ariyo y'umwami Ahasuwerusi. Nuko ku munsi wa 7 umwami anezeza umutima na vino, ategeka Mehumani na Bizita na Horibona na Bigita na Abagita na Zetari na Karikasi, inkone ndwi zaherezaga umwami Ahasuwerusi, ngo bazane umwamikazi Vashiti imbere y'umwami yambaye ikamba, kugira ngo amurikire abantu n'abatware ubwiza bwe, kuko yari umunyaburanga. Ariko umwami Vashiti yanga kuzanwa n'itegeko ry'umwami yamutegekeshereje inkone ze. Umwami niko kurakara cyane, uburakari bugurumana muri we. Umwami ahera ko abaza abacurabwenge bazi ibyabaye kera, kuko ariko yabigenzaga ku bacurabwenge bazi amategeko n'amateka bose. Kandi umwami yegerwaga na Karishena na Shetari na Adimata na Tarushishi na Meresi na Marisena na Memukani, abatware 7 b'Ubuperesi n'Ubumedi, aribo bashyikiraga umwami, bakaba mu cyimbo cy'imbere ku mwami. Nuko umwami arababaza ati, umwamikazi Vashiti turamugenza dute mu by'amategeko, kuko yagandiye itegeko umwami Ahasuwerusi yamutegekeshereje inkoni? Memukani asubiza imbere y'umwami n'abatware ati, umwamikazi Vashiti ntacumuye ku mwami wenyine, acumuye no ku batware bose no mu mahanga yose ari mu bihugu by'umwami Ahasuwerusi byose. Kuko ibyo umwamikazi yakoze ibyo bizamamara mu bagore bose, bitume basuzugura abagabo babo. Nibivugwa yuko umwami Ahasuwerusi yategetse ko umwamikazi Vashiti amwitaba akanga. Ndetse uyu munsi abatwarekazi b'Ubuperesi n'Ubumedi nibumva ibyo umwamikazi yakoze, nabo niko bazagira abatware b'umwami bose. Nuko rero hazabaho agasuzuguro kenshi n'uburakari. Umwami niyemera inama, ategeka itegeko ry'umwami, maze ryandikwe mu mategeko y'Abaperesi n'Abamedi rye guhindurwa, yuko Vashiti atazongera kugera imbere y'umwami Ahasuwerusi, kandi n'icyubahiro cye cy'ubwamikazi agiha undi umurusha ingeso nziza. Nuko bamamaza iteka umwami agiye guca, rikwire mu gihugu cye cyose, kuko ari kinini. Niho abagore bose bazubaha abagabo babo, abakomeye n'aboroheje.
Iyo nama ishimwa n'umwami n'abatware. Umwami ahera ko abigenza uko Memukani yamugiriye inama. Yohereza inzandiko mu bihugu by'umwami byose, igihugu cyose uko imyandikire yacyo iri, n'ishyanga ryose uko ururimi rwacyo ruri, ngo umugabo wese ajye ategeka mu rugo rwe, kandi ngo baryamamaze mu ndimi z'abantu be uko zingana. Amen. Iri jambo ry'Imana riratubwira ko mu cyubahiro cyose waba ufite, uwo waba uri we wese, ukwiriye kwimenya kwiyoroshya no guca bugufi imbere y'ugutegeka, imbere y'ukuyobora. Uyu mugore yishingikirije ko ari umwamikazi, yumva ko nta kintu cyamuhangara. Akora ikosa rikomeye, asuzugura umwami wari umutumyeho ngo amwerekane imbere y'abagaragu n'abatware be bose, ngo yerekane ubwiza bwe. Nuko arebye ahari abantu yamutumyeho, umwamikazi arasuzugura, yanga kwitaba. Yanze kwitaba rero bimuviramo ingaruka zikomeye cyane. Baramuca, bamwirukana mu rugo rw'umwami, ntiyongera kuba umwamikazi gutyo. Bivuze iki rero? Bivuze yuko icyo waba uri cyo cyose udakwiriye kuba wasuzugura umuntu uri hejuru yawe, umuntu ukuyobora, umuntu ugutegeka, umuntu ugufiteho ububasha. Birakwiye yuko wamwubaha utishingikirije ku kimenyane cyangwa se ku kamenyero mufitanye, cyangwa ku kindi kintu icyo ari cyo cyose, kuko ibyo ngibyo ntabwo ari byo bitanga amahirwe byo kuba wagumana icyubahiro n'agaciro wari ufite. Guca bugufi ndetse no kwiyoroshya nibyo byonyine buriya bishoboza umuntu gukomeza kuba uwo ari we. Nubwo bitoroshye gukomeza kuba mu mategeko cyangwa se kuba munsi y'amategeko, ariko igihe cyose ugitwawe, igihe cyose ukiyobowe, ugerageza uko bishoboka kose ukiyoroshya kandi ugaca bugufi. Uyu mwamikazi Vashiti byamuviriyemo gutakaza agaciro ke ko kuba umwamikazi, nuko bategeka yuko asimburwa n'undi kandi ngo ufite ingeso nziza. Abatakaje cya cyubahiro cyose yari afite, kandi kubera impamvu y'akantu kangana ubusa rwose. Bene data, twige gukomeza kubaha, kumvira ndetse no guca bugufi, kuko n'ubundi nibyo ijambo ry'Imana ridusaba, kandi ni nayo kamere irangwa abana b'Imana. Yesu aduhane umugisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Shalom shalom.